Bakunzi bacu muraho, twishimiye kongera kubana namwe. Mu buzima abantu hafi ya twese tuba dufite intego, ariko se uzi ko muri zo izigaruka kenshi ziba zishingiye ku mafaranga? Ibi n'abana bato baba babizi neza, kuko iyo babajije ngo uteganya kuzaba iki, hafi ya bose basubiza bavuga ko bifuza kuzaba abakire. Gusa igitangaje ni uko umuntu akura izo ntego zigenda zihinduka bitewe n'urwego rw'ubuzima agezeho. Ese wowe intego z'ubuzima zishingiye ku mafaranga waba uzizi? Ku bifuza kuzimenya munyemerere tuzirebere hamwe, kuko zirabafasha kugira ubuzima bufite intego. Kubo tubana umunsi ku munsi muraba agaciro cyane. Kubashya namwe ni karibu kuri uru rubuga rw'abashaka gutera imbere mu buzima. Kandi niba utarakora subscribe, yikandeho ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Mbere yo gukomeza, reba no ku kamenyetso ka like ukandeho, kuko natwe turagukunda. Twizere kubikoze kandi urakoze cyane. Intego 10 z'ingenzi zishingiye ku mafaranga arizo bita financial goals abantu benshi bahuriraho n'izi zikurikira. Intego ya mbere ni uburezi. Uburezi bwiza kandi bufite ireme ni ikintu umuntu wese aba yifuza cyangwa se akifuriza abana be. Urebye ni nk'igishoro cy'ibanze umuntu wese usobanutse aba agomba kugira. Gusa kubugeraho bisaba ubushobozi rimwe na rimwe buremereye. Intego ya kabiri mu zishingiye ku mafaranga ni ukubona akazi keza. Nyuma yo kwiga, igikurikiraho ni ugushaka akazi, kandi buri muntu wese aba yifuza akazi keza. Ikaba ari nayo mpamvu abenshi bahitamo ibyo biga bashingiye ku bizabahesha akazi keza kajyanye n'ibyo bakunda. Intego ya gatatu ni ukwizigama cyangwa se gukora savings. Kwizigama cyangwa se kwizigamira nta muntu n'umwe utazi ko ari urufunguzo rw'iterambere. Abantu hafi ya bose binjiza amafaranga kuyasevinga babigira intego, gusa ababigeraho ni mbarwa. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko mu bakora umwitozo wo kwizigamira 25% aribo bagera ku ntego bihaye. Impamvu ituma benshi batsindwa uyu mwitozo ahanini ishingiye ku myitwarire mibi tugira ku bijyanye n'amafaranga. Intego ya kane kuzishingiye ku mafaranga ni ugutangiza business. Kuzagira business runaka ni imwe mu nzozi ziba zifitwe n'abatari bake. Gusa ababigira intego bakazikabya bagatangiza business zikaba successful nabo ni mbarwa. Kuri iyi ngingo impamvu zibitera ni nyinshi. Niba wifuza kuzimenya kugira ngo uzirinde, wazireba muri video twakoze twise impamvu 10 zituma business zigitangira zifeiringa. Link yayo tishyize hano hasi muri description no kuri end screen y'iyi video. Intego ya gatanu kuzijyanye n'amafaranga abantu benshi bahuriraho ni ugukora ishoramari, aribyo bita investment. Ishoramari ni kimwe mu bifasha kubyaza amafaranga andi. Kuba wayabyaza ndutavunitse kikaba icyifuzo cy'abatari bake. Iyi akaba ariyo mpamvu abenshi bagwa mu mutego w'abascammers biciye mu gusezeranywa inyungu nyinshi z'umurengera ngo baba baguha mu gihe gito mu gihe winvestinze muri company zabo. Ese uzi ko gukora ishoramari mu bintu wumva neza ari rimwe mu mahame agenga aba investors? Ibi n'umuherwe Warren Buffett yabishimangiye agira ati, never invest in a business you can't understand. Bisobanura ngo ntuzigere ukora ishoramari muri business utumva neza. Intego ya gatandatu ishingiye ku mafaranga ni ukwishyura amadeni. Ubushakashatsi bwakozwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugaragaza ko abagera kuri 52% baba bafite amadeni. Birumvikana kugira ideni bijyana no kuryishyura. Kwishyura ideni neza bigafasha urifata kugirirwa icyizere ku yindi nshuro akaba yazahabwa iryisumbuyeho. Intego ya karindwi ni ugukemura ibijyanye na transport. Uburyo ubwo aribwo bwose bujyanye na transport usanga buba bwifuzwa, buri wese yiyumvisha ko bwisumbuye kubwo afite hari icyo bwahindura ku buzima bwe. Byagera ku nzozi zo gutunga imodoka nziza bikaba akarusho. Intego ya 8 kuzishingiye ku mafaranga abantu benshi bahuriraho ni ugutunga inzu. Gutunga inzu yawe bwite
ni kimwe mu byifuzo abantu hafi ya twese duhuriyeho, akaba ari nayo mpamvu gutunga inzu abenshi babigira intego nubwo bitoroshye kuko bisaba ubushobozi bunini cyane. Intego ya 9 ni ugushinga urugo. Gukora mariage ni kimwe mu bitwara amafaranga menshi cyane abatari bake. Wakoresha amafaranga yawe bwite wizigamye, inkunga cyangwa se inguzanyo, uko byagenda kose hari igiciro wishyura kijyanye n'ubukwe bw'inzozi zawe. No kugira umuryango wishimiye hari ubushobozi bisaba. Iyi akaba ari nayo mpamvu abenshi bibafata imyaka myinshi biyubaka mbere yo gushinga ingo. Intego ya 10 ari nayo ya nyuma ni uguteganyiriza ibihe bibi, ari byo mu Cyongereza bita emergency fund. Nk'ibisanzwe ibihe bibi bikunze gutungurana. Iyo bigutunguye udahagaze neza urahurika. Abahanga kuri iyi ngingo bavuga ko kugira ngo wizere ko ufite ubwizigame buhagije ku kijyanye na emergency fund, ari igihe ufite ubushobozi bwagutunga nibura amezi 6 udakora. Kubo tukiri kumwe tubafitiye bonus ebyiri. Ikintu cya 11 mu bigize financial goals ni uguteganyiriza izabukuru. Igihe cya retirement, ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bakimaramo nibura imyaka 15, kandi abenshi bakakimara badakora bafite n'intege nke. Iyi akaba ariyo mpamvu abantu bari smart guteganyiriza izabukuru babigira intego bakiri bato. Ikintu cya 12 mu bigize financial goals ni uguteganyiriza ibiruhuko. Ibiruhuko ni kimwe abantu bamwe na bamwe baha agaciro cyane. Impamvu ni uko kumara umwanya munini ukora uri ahantu hamwe, iyo ufashe konje y'umwaka ukaguma aho hantu, usubira mu kazi utararuhutse bihagije, birumvikana n'umusaruro ukazaba muke. Iyi akaba ariyo mpamvu abantu basobanutse kuyo bakorera bazigama hazabafasha kujya mu biruhuko kure, hazabafasha kuryoherwa n'ubuzima, hakanabavura stress. Byose babikora kugira ngo bazongere umusaruro. Intego wagira zishingiye ku mafaranga arizo bita financial goals ni nyinshi, gusa izi nizo tubashije kubakusanyiriza. Hari n'izindi uzi wazidusangiza hasi muri comments. Ese uzi byagufasha kugira ngo financial goals zishobora kwiha we wazigeraho neza? Icya mbere bisaba no kuzandika ahantu. Icya kabiri no kuzitondeka uhereye kuzihutirwa. Icya gatatu no guhitamo iz'ingenzi ugendeye kuzifite agaciro kurusha izindi mu buzima bwawe. Icya kane no gushyiraho timeline. Ibi no kugena igihe ugomba kugerera kuri buri imwe. Icya gatanu no kuzikorera budget. Icya gatandatu no gushyira mu bikorwa uziteganyiriza. Icya karindwi no kugira discipline. Impamvu imyitwarire myiza ari ngombwa nuko ari igufasha kugera kuri buri imwe mu ntego wihaye. Icya 8 ari nacyo cya nyuma no kwishimira intego nziza wagezeho. Kwesa umuhigo si ibya buri wese, akaba ariyo mpamvu umuhigo wesheje ari byiza cyane kuwishimira, ari byo bita guserebra. Ese wowe ni iyihe mihigo ufite ishingiye ku mafaranga? Niba hari abo yafasha wayidusangiza hasi muri comments. Natwe dushoje tukwifuriza ko inzozi zawe zaba impamo. Niba iyi video yakuryoheye wibuke gukora like kuko natwe turagukunda. Niba kandi hari n'uwo yafasha uyimusangiza ukora share. Niba uri mushya tugufitiye ibindi biganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Mwakoze cyane kubana natwe, naho ubutaha. Imana ibarinde.